Nitwa Yize Emeline, nkaba mfite ubumuga bwo kutabona, nkaba ndi umwarimu kuri GS Kabatwa muri secondaire. GS Kabatwa turakwemera, wadutoje ikinyabupfura, mu baturuta nabo tungana. Uyu mwarimu w'Ineza Emeline dukorana neza nta kibazo, arasabana nk'abandi, akaza agakora neza nk'abandi. Nubwo mubona afite ubumuga bwo kutabona, uyu mwarimu nkimubona nge nari nzi ko rwose tutabasha gusabana, ariko noneho byarantangaje cyane uburyo yaje ukabona yisanzuye ku bantu. Nitwa Pierre Habana wakize, nkaba n'umuyobozi wungirije ushinzwe amasomo mu rwunge rw'amashuri ya Kabatwa. Hano ni ishuri ry'uburezi bw'ibanze bw'imyaka 12, dufite amasection atandukanye, harimo indimi n'ubuvanganzo, tukagira science iyo bita MEG, tukagira ndetse niyo bita HEG. Muri yo yitwa HEG cyangwa Hegeri uyu munsi, ndetse dufite n'indimi n'ubuvanganzo, tugira amasomo atandukanye, ariko by'umwihariko uyu munsi tugiye kuvuga ku isomo ry'igiswahili. Muri iryo somo ry'igiswahili nibwo twashoboye kuba neza included mu bijyanye n'uburezi budaheza. Uburezi budaheza ndabivuga kubera iki? Kubera ko uyu munsi dufite umwarimu ufite ubumuga bwo kutabona. Uwo mwarimu ufite ubumuga bwo kutabona akaba afite icyiciro cya 2 cya kaminuza, icyo bita A0 mu giswahili ndetse n'uburezi, icyo bita Kiswahili and Education.
nagize ubumuga bwo kutabona mfite nk'imyaka 8 nari natangiye nka gardienne gutyo bikagenda byanga nyuma ngize ubumuga rero nibwo naje gutangira muri Gatagara y'Inyanza twize umwaka umwe ikigo bahita bakimurirwa Magana muri Gatagara niho nize primaire makomeza na secondaire nyuma yaho nibwo nize kaminuza nitangira muri kiye nyuma bayimurira Rukara kabiriho nasoje amashuri ya kaminuza y'icyiciro cya kabiri. Umuryango rero ni ngiye wavutse utabonamo ndi n'imfura mfite ababyeyi bombi nisanze ari njyenyine mu muryango ufite ubwo bumuga. Cut available. Leaving menus. Document 2-word. Document 2. Context menu. Cut available to move through items. Press up or down arrow. T. Leaving menus. Context menu. Misspelled Iliopo. Misspelled Matasari left parent. Misspelled Qua. Misspelled Gia. Misspelled Ya. Misspelled. Kubona akazi ntibyari byoroshye ariko habayeho gukora ikizamini nabanje gukora ikizamini na 21 mu mpera kuko nibwo twari turangije kwiga nza gutsindwa ariko no kugira ngo batwemere gukora ibizamini muri REB byari bigoye kuko abandi baradepoje natwe turapplyinga tuba shortlisted abandi babaye igihe cyo gukora ibizamini twebwe biba ikibazo ko twandikiye REB twandikiye abayobozi bashoboka bataraduha igisubizo ko twamaze nk'amezi 3 abandi barakoze ibizamini twebwe tutarakora nyuma yaho nibwo twaje gukora mu kwa 12 nza kugira ibyago ndatsindwa ariko sinacika intege nyuma yaho mu kwa 7 mu kwa 8 gutyo nibwo nongeye kwa applyinga mbasha gutsinda dukora ikizamiho nibura muri REB bari batwumvishe ko natwe dufite uburenganzira bwo gukora ikizami cy'akazi nk'abandi nza gutsinda njya kuri waiting narabonye akazi mu kwa 11. Kuba uyu mwarimu kazi Uwineza Emeline kuba afite ubumuga bwo kutabona ndakubwiza ukuri kose ko akora nk'abandi akora nk'abantu badafite icyo kibazo ntago wabatandukanye. Ngeze muri kigo n'amahirwe nagize bagenzi banjye bajya bagera ku bigo bakabagora pe ugasanga nk'umuyobozi aramubwira ati banza wandike ibaruwa yemeza ko ari bakohereje hano ariko ngiye ibyo byose ntago nahuye nabyo directeur twavuganaga kuri telefone ntaraza nkumva aranyakira neza ariko nari ntaramubwira ko ntabona nanjye navuze ati azambone mpageze ndebe reaction agira ariko ikintu cyanshimishije niko banyakiriye neza nageze hano ugira ngo n'ubundi yarasanzwe ko azi ko ntabona ampuza n'abandi barimo bagenzi banjye baramfasha baranyishimira kugeza ubu pe nibo bamba hafi ari abayobozi nta kibazo bamfasha uko bigomba n'abarimu bagenzi banjye tubanye neza banyakiriye nyine muri societe yabo bumva ko nta kibazo banyisanzuraho ari inama bayingisha kimwe nkuko bayigisha n'abandi n'abanyeshuri rero muri classe ubwa mbere nkigeramo ntago bikanze kuko babanje kujya bambona hanze ntarinjira muri classe ako ntago babigizeho ikibazo uko nabibonye bumvishe ko byose bishoboka. Nasanze ari umuhanga kuko bimwe nabonaga afitemo imbogamizi nabashaka kumubaza nkabona yese abimbwira ku buryo mu karasi yarimo abana basubizanya neza bagasoma igitabo akabasobanurira mbese ugasanga rwose isomo riri kugenda neza kugeza uyu munsi ubu ngubu ikigo amaze gukimetiriza neza niko nabivuga iyo ashatse gusohoka ave mu ishuri abaza haranyura akaza kinjira akagera muri salle de professeur aho tuba turabarimu twese ugasanga rwose ibintu biri kugenda neza ubu turisanzurana nta kibazo gihaba mbese ibyo abantu baba bavuga ntago ariko bimeze rwose n'umwarimu mwiza n'abandi arashoboye rwose. Rero imbogamizi nahuye nawe nkigera hano n'ubundi urumva ko babwatse uzajya mu ishuri gute ariko nanjye nkumva ndi kwitinyamo kuko nta bikoresho bihagije nari mfite n'ubu ntabyo ndabona
gusa hari amahugurwa twari twakoze ya REB bari bampaye akapositivo niko ngerageza kwifashisha ariko nako kagenda gake gake rimwe na rimwe nshyiramo igitabo nkasanga yacecetse mashini nkayoberwa niba yazimye cyangwa niba iri kwaka ariko noneho hari akandi gakoresho umuntu ajya ashyira kuri mashini kompiyuta noneho bikaba byaza muri braille kuko inyandiko yacu aba ari braille ho bigufasha kwigisha neza igitabo ukagisoma uko cyagakwiriye ugisomesha intoki atari utega amatwi nko muri mashini ariko ubwo bushobozi bwo kuba nakigurira ntago mbufite nk'uko REB yari yatubwiye ko bashobora kuzadufasha ariko kugeza isa turacyategereje bajya batubwira ngo iyo mashini ngo igura 700 ariko urumva ko nta bushobozi umuntu aba yakagize imbogamizi naje guhura nazo niko naje gukundanaho n'umuntu burya umuntu agira ibikomere mu buzima bwe dukundana igihe kinini gishoboka ariko nyuma yaho ntibyaba byiza kuko twaje gutandukana ansigiye umwana urumva imbogamizi zo kumurera njyenyine ntamfasha none n'ikindi kibazo nta nubwo yamfashije no kuba yamwiyandikishaho icyo ni ikintu kinkomereye ariko kubera kwizera Imana ntekereza ko bizashira imbogamizi zo ni nyinshi muri ubu buzima tubamo ariko Imana yampaye akazi ntekereza ko bizagenda bishoboka bikemuka gake gake nawe agampangayikishijwe n'uburyo umwana aziga na n'ubu ngubu nyine nicyo mba nshyize imbere umwana wanjye agomba kwiga neza kandi akiga ahantu heza nkamwitaho uko nshoboye nk'umumama afite wenyine cyangwa se nk'umubyeyi abana nawe buri munsi tukimara kumubona birumvikana byabanje kudutonda kubera ko twumvaga bidashoboka hano ariko mu by'ukuri byadufashije guhindura imyumvire y'abantu bari aha ngaha guhindura imyumvire kubera iki uyu munsi umwarimu ari mu barimu bapafominga kandi neza ni ukuvuga ngo ugereranyije n'ibyo umuntu udafite ubumuga n'ufite ubumuga uko imyumvire y'abantu iteye ku bijyanye n'iyo ngingo mu by'ukuri uriya mubyeyi ni n'umubyeyi sinzi niba wenda yabibabwiye ariko ni umubyeyi ufite ubumuga bwo kutabona akaba pafominga neza ndetse kurusha babandi bafite amaso yombi babona icyo ni ikintu twasanze ari igitego navuga ngo leta y'u Rwanda yatsinze mu bijyanye n'uburezi budaheza icya kabiri kinakomeye hari ukuntu sosiyete nyarwanda ikwiriye guhindura imyumvire mu bijyanye n'iki hari ubona umwana afite ubumuga akumva ko atamujyana ku ishuri ariko uru ni urugero rwiza ni n'ubutumwa twatanga bw'uko umwana wese akwiriye kujya kwiga yaba abona yaba atabona yaba ufite ubundi bumuga bwihariye kuko afite icyo yamarira igihugu urabona umubyeyi utabona akaba yigisha abana babona bagatsinda neza kurusha abigishwa n'abatabona urumva icyo ni ikintu kamwe twishimira twaratira abandi ko twagezeho ibijyanye n'uburyo afashwa nta bufasha bwihariye budasanzwe ubwe ari yadabuta kandi bigakunda isaha zo kujya mu ishuri ntakererwa buriya uko umubona isaha yo kujya mu ishuri iragera ukamusanga ku muryango ndetse rimwe na rimwe atangamo abana niba atanga abana mu ishuri urumva bafite tageti abafite nuko ashaka nawe kugaragaza ko hari ibyo ashoboye icyo rero navuga ngo ni ikintu cyo kwishimira ndetse tukanashima leta y'ubumwe yakanguriye buri wese kohereza umwana ku ishuri apfa kuba afite ubwonko buzima bukora izindi ngingo zishobora kudakora ariko izisigaye zikagirira igihugu akamaro nk'uko namwe mwabibonye nk'uko leta natwe twitayeho ikaduha uburenganzira bwo kubona akazi cyangwa se no kubona ayandi amahirwe mu byo leta itugomba ngewe urumva ko mfite ikintu kinkomereye niba leta yarangira icyizere ikampa akazi ariko ndacyafite ikindi kintu kinkomereye cyane navuze hejuru ko mfite umwana mutoya ariko se cyangwa se papa w'umwana ntiyigeze yifuza kuba yamwandikisha gusa mbwira ko amwemera ariko nyine imbogamizi yaje kuba yakanga kumwiyandikisha ubu mwana ntabwo afite ababyeyi bombi
mu ndangamimerere kandi byagakwiye kuba ariko bimeze, ariko nigeze gutekereza kujya mu byo mu nkiko mbona ibintu biri kungora nkanjye njyenyine, burya biba bisaba n'umuntu kuba hafi ko aba ari igikomere wahuye nacyo, bibaze gukundana n'umuntu imyaka 10 hafi no kubana n'ibiki byose, umuntu akaza kuguhemukira ku munota wa nyuma, noneho n'ibivuyemo ntabe yanabikurikirana cyangwa se uwo mwana ntabe yamukurikirana. Urumva ko rero nagize ikibazo cyo kuba najya mu nkiko, ibaze guhagarara imbere na se w'umwana muri kuburana, mwakundanye imyaka myinshi, nta muntu ukuri inyuma, nta muntu ugufasha, nta muntu ukugira inama ati cyangwa guhumuriza niba mugeze mu rukiko akubwira ati wenda si n'uwanjye. Ibyo byose nabitekerejeho, ibaze ngeze mu nkiko ndi kuburana nawe akanambwira ati sinemera ko ari uwanjye, nk'ubwo yaba nkomerekeje cyane, ariko nta muntu nagira wambwira ati komera ku bibaye. Niyo mpamvu nanacitse intege ndavuga reka murera hari njyenyine, igihe bizakundira nzahaguruka njye mu manza cyangwa se mbe namukurikirana we yakandikisha umwana. Nabaye niturije gutyo kuko ntago binyoroheye na gato, birankomereye pe. Enda nk'umuntu utabona, umuntu ashobora gutekereza se niba afite umwana amufasha gute nawe atabona, ariko nta birenze. Ubundi umuntu utabona ntago ari ukuvuga ko yacitse amaguru cyangwa amaboko cyangwa se n'ingingo ze zindi zidakora. Imirimo yo mu rugo ndayikorera, kuba nagira umukozi nuko nk'uko na mugenzi wanjye wundi udafite ubumuga yagira umukozi wo kugira ngo ajye akora imirimo yagiye mu kazi. Ubundi guteka ndabyikorera, kugira gufurira umwana, kumwambika, byose buri kimwe cyose ni njyewe ukikora, n'umukozi araza nkamuhemba nk'uko n'abandi bose baza bakabahemba. Gufura ndabikora, gutegura mu rugo, ibishoboka byose nyine ndabikora, nta murimo ntazi gukora mu rugo kuko n'ubundi nakuze no mu rugo ari njyewe ubikora, ni njyewe ari mukuru, ni njyewe wakoraga akazi ko mu rugo.